Urakaza neza kuri SOMA TOPBOOKS tubafasha gutera imbere gahoro gahoro kandi buhoro buhoro tubasangiza ubumenyi namahame babiri mubitabo biri top bwabafasha guhinduka no guhindura ubuzima bwanyu. Uyu munsi tugiye kubasangiza ubumenyi buri mu gitabo cyitwa 7 Habits of Highly Effective People cyangwa imico irindwi iranga abantu bagera kuri byinshi mu buzima, cyanditswe na Stephen Covey. Ni igitabo cyahinduye ubuzima bwa benshi kandi nizeye ko nawe uri buze kunguka byinshi. Mbere yuko dutangira n'isomo rya mbere, reka ngusabe ukore subscribe kandi usangize abandi iyi video, usangize inshuti zawe iyi video. Nzi neza ko harimo byinshi byabafasha gutera imbere bagahindura ubuzima bwabo. Urakoze cyane, uhabwe umugisha. Umuco wa mbere cyangwa habit ya mbere ni ukuba proactive cyangwa kumenya gufata iya mbere. Covey mu gitabo avuga ko ugomba gufata ubuzima bwawe mu maboko yawe. Be responsible for your own life. Ntugomba gutegereza ko ibintu biza gutyo mu buzima bwawe, ahubwo ugomba gufata iya mbere ukagira uruhare mu kubaho kwabyo. Ugomba guhindura uburyo ubayeho, ugahindura imico imwe n'imwe ituma utagira icyo ugeraho cyangwa ibangamira iterambere ryawe. Kuba proactive ni ukugira uruhare mu kurema ibikubaho mbere yuko bibaho cyangwa bikubaho. Ni ukwiharura inzira ugomba kunyuramo. Urugero, niba uri ku kazi ufite ibintu byinshi cyangwa inshingano ugomba gusoza, aho gupanika no kurwara umutwe cyangwa stress kubera ibyo gukora byabaye byinshi, ibyiza nuko wakwiga uburyo ugomba gukoresha neza igihe cyawe, ukiga uburyo wakwiga gukora neza kandi vuba ibyo ushinzwe, ukagira ibitekerezo bizima biri positive kandi ukamenya gusaba ubufasha igihe bikwiye. Umuntu uri proactive amenya uko yitwara muri buri kibazo ahuye nacyo. Ni ikihe kinyuranyo kiri hagati y'umuntu uri proactive n'umuntu uri reactive? Covey avuga ko umuntu uri reactive ibimubayeho nibyo bigena uko yitwara, mu gihe abari proactive bita cyane ku byo bafiteho ubushobozi cyangwa ibyo bita cycle of influence mu rurimi rw'icyongereza, cyangwa ibintu bashobora gukontorora. Birashoboka ko mu buzima bwawe hari ibintu bigutwaza igitugu, imyitwarire yawe n'amarangamutima yawe akagendera ku byabaye rimwe na rimwe udafitiye ubushobozi bwo guhindura. Tekereza uburyo ushobora kuba proactive no kugira uruhare mu bikubaho. Uyu niwo musingi w'indi mico cyangwa habits zose, kuko ukugira umuyobozi cyangwa utuma ufata ubuzima bwawe mu maboko yawe. Umuco wa kabiri ni ugutangirana intego cyangwa icyerekezo mu mutwe wawe, aribyo bita begin with the end in your mind mu rurimi rw'icyongereza. Icyo uyu muco cyangwa iyi habit ishaka kuvuga nuko mbere yuko ugira icyo ukora icyo ari cyo cyose mu buzima bwawe, yaba akazi, kwiga n'ibindi, ugomba kumenya neza icyo ushaka kugeraho ni iki wifuza, intego zawe ni izihe, nihe nshaka kugera. Ibyo ni ibibazo ugomba kwibaza kandi ukabishakira igisubizo. Iyo umaze gusubiza ibyo bibazo, umaze kumenya icyo ushaka, uratangira ukabona gukora. Abantu bageze kuri byinshi bose baba bafite ishusho y'icyo bashaka kugeraho, batangira urugendo bafite icyerekezo cyaho bajya. Mu gitabo Covey avuga ko ibintu tubona byose kugira ngo bibeho bibanza kuremwa kabiri. Ubwa mbere bibanza kuremwa mu mitwe nk'ibitekerezo, ubundi tukabirema dukoresheje amaboko yacu, bigahinduka ibyo tubonesha amaso, bigahinduka ibigaragara. Iri ni ihame riri mu gitabo Think and Grow Rich cyanditswe na Napoleon Hill. Napoleon Hill avuga ko ibitekerezo ari ibintu cyangwa thoughts are things. Ibyo tubona byose byabanje kuba ibitekerezo mbere yuko biba ibigaragara. Igihe ufite icyerekezo kigaragara cyaho ushaka kujya, cyangwa igihe ufite ishusho igaragara neza mu mutwe wawe y'icyo ushaka, biroroshye gukora ukakigeraho. Reba nawe uramutse ushaka kubaka inzu y'inzozi zawe, niki wabanza gukora? Icya mbere ni ugushaka umuhanga mu by'ubwubatsi akagushushanyiriza iyo nzu, akakwereka uko izaba imeze, ibyumba bizaba biyigize, ndetse akanakubwira amafaranga bizagusaba kugira ngo uyuzuze mbere y'uko utangira kuyubaka. Uko niko gutangirana n'iherezo mu mutwe wawe, cyangwa beginning with the end in your mind, cyangwa commencer en ayant la fin en tête, cyangwa yizhongweishe mu rurimi rw'igishinwa. Muri iki gitabo Covey atanga umukoro w'ingenzi cyane, aho asaba nge nawe gutekereza ku munsi wacu wa nyuma, umunsi w'ikiriyo cyawe. Niki wifuza ko abantu bazakuvugaho? Urashaka kuzibukwa ute? Icyo ushaka ko bazakwibukiraho cyangwa bazakuvugaho nicyo ugomba gukora uhereye none.
icyo nicyo gifite agaciro kurusha ibindi byose bigutwarira umwanya. Ugomba gupanga kandi ukagira gahunda y'ubuzima bwawe. Ugomba kwirinda ibirangaza ndetse no gutakaza umwanya mu bidafite umumaro. Nicyo ushaka kugeraho mu buzima bwawe, mu kazi kawe, mu muryango wawe. Ufite ikihe cyerekezo? Habit ya gatatu ni ugushyira iby'ingenzi imbere, cyangwa put first things first. Iri hame cyangwa uyu muco ugendanye no gukoresha neza igihe cyawe ndetse no guha agaciro ibintu by'ingenzi ukabishyira ku mwanya wa mbere. Ese wari uzi ko ibintu byose byihutirwa atari ko byose ari ingenzi? Abantu benshi bahora bari busy, bahugiye mu tuntu twinshi, umunsi wajya kurangira ugasanga barananiwe, ariko wareba ugasanga nta kintu cy'ingenzi bigeze bakora, bimwe bita busy doing nothing. Covey avuga ko ibintu by'ingenzi ari bimwe biri mu murongo umwe n'intego zawe z'igihe kirekire, bimwe bizatuma uba ugomba kuba we. Covey avuga ko ibyo dukora birimo ibice bine. Igice cya mbere ni ibintu byihutirwa kandi by'ingenzi. Igice cya kabiri ni ibintu by'ingenzi ariko bitihutirwa. Igice cya gatatu ni ibintu byihutirwa ariko bitari ingenzi. Igice cya kane ni ibintu bitari ingenzi kandi bitanihutirwa. Covey mu gitabo akomeza avuga ko abantu benshi bahugira mu gice cy'ibyihutirwa cyane, nko gusubiza ubutumwa bw'abakwandikiye, kuzimya inkongi n'ibindi byinshi dufata nk'ibyihutirwa. Akomeza avuga ko abantu bakora ibihambaye ari bamwe bita ku by'ingenzi ariko bitihutirwa, important but not urgent, nko gupanga gahunda y'ubuzima bwawe, kwita ku buzima bwawe, kwiga n'ibindi, kuko ari ibintu bigeza ku ntsinzi y'igihe kirekire. Niba ushaka gukurikiza iri hame, icya mbere ugomba kwibaza uti nibihe bintu by'ingenzi ngomba gukora mu buzima bwanjye. Icya kabiri ni ugufata ibyo bintu by'ingenzi ukabiha umwanya w'ingenzi mu buzima bwawe bwa buri munsi. Habit ya kane cyangwa umuco wa kane ni ugutekereza uko twese twunguka, cyangwa think win-win mu rurimi rw'icyongereza. Uyu muco cyangwa iri hame rishaka kuvuga ko ugomba guharanira kubona inyungu ariko na mugenzi wawe akunguka. Uyu muco ujyanye no kumenya ko kuri iyi si hari byinshi bihagije buri wese. Si ukuri ko kugira ngo ndye ko hari undi ugomba kuburara. Si ukuri ko kugira ngo mbone umushahara mwinshi ko hari undi ugomba kubona muke. Kandi si ukuri ko kugira ngo mbe uwa mbere ko hari ugomba kuba uwa nyuma. Hari byinshi biduhagije nge nawe. Kuri iyi si hari amafaranga ahagije buri wese, hari urukundo ruhagije buri wese, twese dushobora gutsinda no kunguka. Ntugomba kumva ko kugira ngo ugire icyo ubona ko hari ugomba kukibura. Ibyo nibyo bita abundance mindset mu rurimi rw'icyongereza. Abantu bafite iyi myumvire cyangwa bafite abundance mindset bagaragaza nuko bishimira iterambere ry'abandi, basangiza abandi ubwenge n'ubumenyi bafite, bizera mu gufatanya n'abandi ndetse no gukorana nabo, aho kumva ko kubaho ari competition. Bita cyane ku bishoboka aho guhanga amaso ku nzitizi. Ikindi, babona ibibazo nk'amahirwe yo gutera imbere no kugera ku ntsinzi. Ese waba ufite iyi myumvire cyangwa uri umuntu ufite abundance mindset? Niba uyifite, andikira ijambo muri commentaire. Intsinzi nyakuri ni intsinzi ya twese. Urakoze cyane. Covey mu gitabo avuga ko abantu bakora ibintu birenze cyangwa highly effective people bakora ibintu bituma abantu bose bagera ku ntsinzi, bitandukanye n'abandi benshi bumva ko kugira ngo wunguke ari uko abandi bagomba guhomba. Habit cyangwa umuco wa gatanu uragira uti banza wumve mbere yo kumva, cyangwa seek first to understand then to be understood. Iri hame cyangwa uyu muco ni urufunguzo mu giteko ushaka kugira ibiganiro bifite umusaruro ndetse no kubana neza n'abandi. Abantu benshi batega amatwi badashishikajwe no kumva cyangwa gusobanukirwa, ahubwo bashishikajwe n'ibyo bagomba gusubiza. Abantu bafite uyu muco barangwa no kudaca abandi mu ijambo cyangwa ngo bihutire kuvuga. Bagerageza kwishyira mu mwanya w'uvuga kugira ngo barusheho gusobanukirwa. Baha agaciro kandi bakereka ubabwira ko bitaye ku byo avuga. Ikindi ni uko iyo maze kumva no gusobanukirwa aribwo bafata umwanya bakavuga. Mu gitabo How to Win Friends and Influence People cyanditswe na Dale Carnegie, agaragaza ko kimwe mu bintu bizatuma abantu bagukunda kandi bakakwiyumvamo ni ukubatega amatwi, ukirinda kubaca mu ijambo kandi ukabereka ko ibyo bavuga ubihaye agaciro. Amakimbirane menshi aba hagati y'abantu, cyane cyane mu miryango, aturuka kenshi ku kudatega amatwi. Ariko umwe aramutse ateze amatwi akumva undi aho ahagaze, bishobora kuba byakemura ibibazo byinshi cyangwa bikazana gushyira hamwe aho gukururira umwiryane.
tega amatwi kandi ubaze ibibazo, wereka abandi ko witaye ku byo bavuga. Numara kumva neza ubundi ubone ubusangiza ibitekerezo byawe. Habit ya gatandatu ni uguhuza imbaraga n'ubushobozi cyangwa synergize mu rurimi rw'icyongereza. Uyu muco ujyanye no gukorana n'abandi aho guhangana nabo, gushyira hamwe imbaraga, kwemera ko dutandukanye kandi tukabyubahirana, kumenya ko buri wese afite icyo yamarira abandi, ndetse no guhuza ibitekerezo, imbaraga n'inkunga kugira ngo tugere kure kurusha aho twari kugera twenyine. Covey mu gitabo avuga ko iyo abantu bashyize hamwe bagakorana, umusaruro uba mwinshi kurushaho. Ugomba kumenya ko imitwe ibiri iruta umwe kandi ko umugozi w'inyabutatu urusha uw'inyabubiri gukomera. Abantu bagera ku bihambaye bafite ibanga ryo gukorana n'abandi ndetse no gushyira hamwe. Ugomba kumenya ko nta muntu ushobora kumenya ibintu byose cyangwa ngo agire karite zose. Iyo abantu bashyize hamwe bagahuza imbaraga, buri wese agakora icyo afitemo ubumenyi bwinshi kurusha undi, bagera ku kintu kinini. Synergy cyangwa guhuza imbaraga ni ukumenya ko dufatanyije dufite imbaraga, dufatanyije turakomeye, kandi dufatanyije turi abahanga, dufite n'ubushobozi. Umuco wa karindwi ari nawo wa nyuma ni ukwisubizamo intege cyangwa sharpen the saw mu rurimi rw'icyongereza. Mu gitabo Stephen Covey avuga ko nk'uko urukezo rukenera gutyazwa iyo rumaze igihe kinini rukoreshwa, niko n'umuntu akeneye kwiyitaho ndetse no kwiyongera imbaraga igihe amaze igihe kinini ari gukora. Ukeneye kwita ku mubiri wawe, ukeneye kwita ku marangamutima yawe n'ubwenge bwawe. Bitihise ibyo wakoraga umusaruro utangira kugabanuka, ntubu ukibashije kugera kuri byinshi. Covey avuga ko kugira ngo ube umuntu wuzuye ugomba kumenya guhuza neza umubiri wawe, umutima wawe, ubwenge bwawe, roho yawe ndetse n'uburyo ubana n'abandi. Dore ibintu bine ugomba kwitaho cyane. Icya mbere, ugomba kwita ku mubiri wawe, ukora siporo, urya neza kandi ukaruhuka bihagije. Icya kabiri, ugomba guhora wiyungura ubwenge, wiga ibintu bishya, usoma ibitabo, ukurikira channel ziguha ubwenge nka SOMA TOPBOOKS n'ibindi. Icya gatatu, ugomba kurushaho kubana n'abandi kandi ukababera umugisha. Icya kane, ugomba gusenga ndetse no gukora meditation cyangwa kwitekerezaho, kuko ubuzima bwa roho yawe nabwo ni ingenzi cyane. Ugomba kwibuka ko igituma ukora ibyo ukora kandi ukabikora neza ni uko uriho kandi ufite ubuzima buzima. Niyo mpamvu ugomba kububungabunga neza uko byagenda kose. Iyi niyo mico cyangwa se habits abantu bakora ibirenze cyangwa abantu bagera ku musaruro ushimishije bagenderaho, ari mu gitabo The 7 Habits of Highly Effective People cyanditswe na Stephen Covey. Twabonye ko ugomba kuba proactive cyangwa gufata iya mbere mu byo ukora byose, haba mu kazi n'ibindi. Twabonye ko ugomba kugira intego ndetse no kumenya icyerekezo mbere yuko ugira icyo ukora. Twabonye ko ugomba gushyira iby'ingenzi imbere. Twabonye ko ugomba gutekereza gutsinda kwa twese aho kumva ko watsinda abandi bagatsindwa. Twabonye kandi ko ugomba gushishikarira kumva mbere yuko wumva. Twabonye akamaro ko gushyira hamwe ndetse no guhuriza hamwe imbaraga hagamijwe kugera ku ntsinzi. Isomo rya nyuma twabonye ko ari ukwiyongera imbaraga cyangwa sharpen the saw mu rurimi rw'icyongereza. Aya masomo yose twize yagufasha guhindura ubuzima bwawe, ukaba ugomba kuba we kandi ukagirira isi umumaro. Nizere ko nge nawe turi buyakurikize. Mbere yuko nkusezera, ndagira ngo nkusaba ukore subscribe kuri SOMA TOPBOOKS kandi usangize abandi iyi video. Iyi ni inkunga ikomeye urabuduhaye kandi urabushyigikira uyu murimo utoroshye dukora wo kubafasha gutera imbere. Murakoze cyane, muhabwe umugisha.